ariko rero gufata uruhande muri Kongo abarundi bakica abanyamurenge ubwo bari abakecuru babavumiye ku gahera CNDD-FDD nimukira imivumo y'abari abanyamurenge fatane mu 23 ifite na urahabona ukemuye ikibazo umuhima yasinzira kameme ubu wambwira yuko gukemura ikibazo rubisuru n'amasusi na minembwe byabuza umuntu ari kwica umuhima mwese Kongo iratekanye ni gute abantu bakemura ikibazo abarundi bakeneye kujyamo abanyakenya bakeneye kujyamo kandi bitari mu buryo burogiziriyeri buri ugiye gufata ibihugu ugafata kibuka birutisha ibindi ese Sandri kuki buri amahanga n'abatekinisiye bacu batabona ko gufata Kongo ukicarana n'u Rwanda batumira umwe nk'abadashaka ikibazo kirangira u Rwanda ufite amakimbirane na Kongo amakimbirane yahagurukije mu buryo bumwe cyangwa ubundi ubirebye muri yo cadre ntiwabura kubonamo yuko CLGL yarahagurutse ejo hari inama ikinshasa ntiwabura kubonamo ko aircraft igeze guhaguruka yego koko yaje gukemura ikibazo cy'abakongomani hagati yabo ariko bose bagashinja u Rwanda kuko rwemvo ruvinga muri ibyo bintu nabwo rugahita rukuzira n'imizi n'imigandaro kabihakana baravuga mu Rwanda kuri signature gusa ntibashyiremo Burundi ntibashyiremo Uganda ntibashyiremo Kenya ntibashyiremo Tanzania ibyo si uguteza bimwe mu bihugu biri kuri high table ibindi bihugu byo mu karere ntabwo u Rwanda byaruraza rudasinziriye ariko umuturanyi byabaraza bidasinziriye bavuga no why how ariko abarundi baravuga bati ya baba mutanyu urawe ujyanye we none turashize tugize gute urumva uranka M23 ifasha ubuvirane bwo wabimenye bahisemo nabi bahitamo gufata uruhande kuri Tshisekedi no ku ntera hamwe na FDN n'iki byose credibility yabigenda banuka cyane kurusha yagomba kuzamuka abarundi ntekeza ko bagiye badeployinga mu mahanga basa nabipima ku bindi bihugu nashaka kuvuga amazina ngo naza guteza saga abarundi rero mwahisemo nabi mwabarundi buriya abarundi baza kuguma kuri side ya East Africa bakajyana muri aircraft bakagendanamo neza sibyo bagatreatinga ikibazo cya DRC bakakigendanamo neza dore kubyitwara mu kwabo kose byigenda bitera umwaka urebye byabaye kuri Madame Samia Suluhu Hassan ni gute ubundi u Rwanda na Kongo bisiri ibintu uwa babiri ntibinadusobanure ko biri no mu ntambara yeruye ntayo mbona giyewe ariko abandi bari muri iryo kimbirane ntibagiye muri ibyo bintu ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose duhamagare kuri 07844387 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Ngo Burundi burashaka nabwo kuba butakirengagizwa amasezerano y'amahoro yo muri Republika ihananira demokrasi ya Kongo. Nabera nibwo numvise Burundi bugira point positif. Buriya Burundi nabahanga. Gambere kasuriya mu ministre banza ibintu azahindura utari shingiro. Uyu nguyu ni Faustin Sinzi. Augustin Faustin gutyo. Uyu nguyu uriho. Nguciye no mu ijambo ndabisubira mu bisoma ariko wibaza ukuntu u Rwanda na Kongo ibihugu bisa binahanganye ntacyo bitwaye byicara Washington ku bintu bizagira akamaro Great Lakes na East Africa Kenya ntibemo Uganda ntibemo iyo Kenya kandi no hashigirwa za FC urumva ifitishaza muri ibi ngibi urumva abantu biravuga ko abarundi bafite ingabo baranabyemera ni gute ubundi u Rwanda na Kongo bisiri ibintu uwa babiri ntibinadusobanure ko biri no mu ntambara yeruye ntayo mbona giyewe ariko abandi bari muri iryo kimbirane ntibagiye muri ibyo bintu ese M23 FC iramutse ikemuye ikibazo complete hirwanira n'ikibazo cyo gigakemuka completoma icya CRP na Thomas Rubanga kirakemutse wenda uretse ko twirwaneho ishometse kuri AFC M23 sofa urumva none sibaye nk'iyicomokoraho cyangwa wenda igihe itacomekwaho cyangwa mukajya muvuga ibyo muvuga mutayuzuzamo ngo nayigemo ubwo mwamukemuye ikibazo ntabwo byumvikana ntabwo hari hakenewe akoro trilateral cyangwa bilateral hagati y'u Rwanda na Kongo hari hakenewe en accord multilateral ijya gusa nk'iyakoro cadre ya Addis Abeba
akora cadre ya Addis Ababa yakemuraga ibibazo neza ibyumvikanisha iririshe kurusha ibintu bya Washington biri bavuga iririshe kurusha ibya Goma ibya Nairobi nahe hose igiye kugira ngo nje mu bintu bya Amerika bya Washington kandi Amerika iri muri akora cadre ya Addis Ababa nayibamo urumva bari kurivivinga kurivitaliza akora cadre ya Addis Ababa urumva bakayongerera imbaraga bakinegura ahantu batagize gute kandi yakora abarundi bayirimo yashyizweho umukuru n'abaperezida benshi ba Lorenzo bande yande bose uw'u Rwanda Petero Nkurunziza urumva iri mu bintu ba benefitingamo sibyo nubwo imyitwarire y'abarundi ihabanye n'icyo ayo masezerano ya Addis Ababa yifuzaga ko kwivanga muri ibi by'intambara kugira gute gufata ingabo kazirenza umupaka patati ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo ni by'abarundi birabareba ariko by'ukuri uribaza nyine fatane mu 23 ifite na urahabona ukemuye ikibazo umuhima yasinzira kameme ubu wambwira yuko gukemura ikibazo rubisuru n'amasusi n'amanina minembwe byabuza umuntu ari kwica umuhema mwese ko ngiratekanye il y a des ministres aussi de Mabondo bazivugwa muri autour de Kinshasa zijya zigabana ibitero muri Kinshasa sinzi wazubatse ngo ninde ariko nabo muri Katanga la force Katangeze ntago ari ikintu kitabaho ukigire gute none kuki niba Republika Demokarasi ko ari igihugu kimwe kitakemurira ibibazo icyarimwe bigakemuka niduha muri Katari iyo baza kubyigaho neza hari kujya n'abandi batari mu 23 bagaserukirwa ariko ibyo nakubwiye hano abantu abanyaburayi basa nabiyarurira batumira umwe nk'abadashaka ikibazo kirangira nk'ubu ngubu hari ikintu bita diagnostic differentiel mu buvuzi kuba wajya kwivuza malaria ariko bagasanga ufite na grippe n'ibindi byose kumbe hivangiyemo indwara nyinshi ese kubwira ngo ubanje kuvura indwara ngo uko cyumweru gutaha uzaza wivuza indi kandi imwe yose yakwica ubwo sibyo n'ubwenge bwo kuvura niba bano ba mediateur international tubita les diagnosticiens niba babaho simbizi urumva kuki bakora diagnostic babona indwara nyinshi ziri ku muntu umwe ntibazivurira icyarimwe uravura indwara disons ya FCM 23 entre le gouvernement aussi ariko ntuvura indwara gouvernement ifitanye na CRP n'abahema barapfa ku bwinshi ahubwo ntureba n'ibindi naba ndetse kujya kuvura indwara ya FCM 23 kuko ayo 23 yafashe ishobora kurindira umutekano mu kirere ku butaka no ku mazi isi yagombye kubirangamiye muri turi hataragira n'abahozi urumva abahozi abaribo abatabara sibyo isi mu buryo muri logique yagombye kubiretse Goma harayobowe hari police hari ubutabera hari inzego z'ishyikaza mu veto shaka kubarinda ku butaka mu kirere no mu mazi d'une façon impeccable bakabagiye muri turi hake turi barashize mu menembwe ntibafite ibyo kurya urumva yego none se ni gute abantu bakemura ikiba abarundi bakeneye kujyamo abanyakenya bakeneye kujyamo kandi bitari mu buryo burogeziriyeri buri ugiye gufata ibihugu ugafata kibuka birutisha ibindi ese Sandri kuki buri amahanga n'abatekinisiye bacu batabona ko gufata Kongo ukicarana n'u Rwanda which is good kuvuga ngo u Rwanda ruza benefitinga mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro which is good kuki bitaba guteza ishyari n'imyijyane ku bihugu bya Afurika bituranye no kuvuga ngo Kongo n'ibibuye byose ifite by'isi yose izajya ifata igice ikindi kigire mu Rwanda bakiyungurure ubwo so koko wajya sinzi uwo nita umubyeyi ngo ninde gutanga iminani yego hano niba hano Karumuna Kamonyi bajya bavuga ngo hari umugabo ngo ugize kugabanya ngo isambu ngo abantu biwe ngo umwe ngabana ngo ababyeyi ngo umubyeyi ngatanga iminani ngo myiza ku bandi bana noneho ngo abandi bana ngo umwana umwe ngamuhango ku rutare ngo ruhare iyo uzamuka ari ujya hano ngo yamuhaye urutare aho hantu ugiye bigeze ko hanyereka uzamuka ujya ku Ruyenzi ariko kuri urwo rutare uwo muganga yagize amahirwe ngo umuntu arahagura hashyira uruganda ahita anakiranga arabasiga yego ariko ibaze kubyara abana niba ari ukuri bazabimbwire muri commentaire kuko commentaire ziduha amakuru menshi izo story ko zibantu benshi zijya gusa gutyo ziri identique wambwira ukuntu niba ufite abana ndakubwira abari bo umwe umugabanya gutyo ukamuha umugabane mwiza itawuni undi ukamuha abantu hatari na UPI hatarajya na plan cadastral u Rwanda rufitanye amakimbirane na Kongo amakimbirane yahagurukije mu buryo bumwe cyangwa ubundi ubirebye muri yo cadre ntiwabura kubonamo yuko CLGL yarahagurutse ejo hari inama ikinshasa ntiwabura kubonamo ko aircraft igeze guhaguruka yego koko yaje gukemura ikibazo cy'abakongomani hagati yabo ariko bose bagashinja u Rwanda kuko rwemvo ruvinga muri ibyo bintu nabwo rugahita rukuzira n'imizi n'imigandaro kabihakana hanyuma uwo Kongo yashinjaga isi isanga ko bakwiye kwicana bakasangira iby'ubukungu yego
igiti katari ishyamba ni Kongo yo ibyo bayivugaho ni ibyayo tuyikuyemo hasigaye u Rwanda sibyo yego niba Kongo hano mupaka muri Great Lakes kuri hemisphère y'Iburasirazuba hari Uganda, u Rwanda, Kenya na Tanzania n'iki kubera iki iyi konta kuri projet ya West Rubito Kolwezi bahamagaye Tanzania magara Zambia hamagara Angola bisasira inzobe hamwe none izindi projet zingukira muri stand DRC mu gisata kireba kuri Indian Ocean baravuga mu Rwanda kuri signature gusa ntibashyiremo Burundi ntibashyiremo Uganda ntibashyiremo Kenya ntibashyiremo Tanzania ibyo si uguteza bimwe mu bihugu biri kuri high table ibindi bihugu byo mu karere ngaho mbwira igihe u Rwanda rwa benefiting n'amabuye rukayashongesha rukagira gute rugashongesha naturuka moba urumva rugashongesha naturuka hakurya y'u Burundi bureba gutya ati buri yari yabarajyanye gutya bajyanye mu Rwanda nabo barayashaka ibaza ndushogesheje nk'amabuye yaturuka za Ituri niba ariko byanditse kuko ntabwo nzi ahantu nuzi oya nayaro warabajya rwashongesha ntabwo turi abantu ibyo bintu byazana ishyari sibyo yego kuko umwe nk'u Rwanda rwa benefitize cyane abandi barasigara ntabwo u Rwanda byarubaza rudasinziriye ariko umuturanyi byabaraza bidasinziriye bavuga no why how kuki ikibazo ukuntu nabigenza buriya nagenda niba kuri izo projet z'ubukungu nkavuga ngo Sud Kivu urumva n'abahatuye na business z'abana Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abarundi bagira ikintu babonaho nkavuga ngo Noru Kivu naha ukuguru u Rwanda rero ibihugu nkajya ncimirongo itambitse na Uganda nkavuga ni nawe ujye muri turi birabareba icyo gihe Kongo mubihaye umurongo n'uture n'akarere katekana ariko abarundi baravuga bati ya baba mutanyurura ujyanye we none turashize tugize gute urumva bura nka M23 ifashe ubuvirane bwo babimenye urumva yego abarundi rwo bahita basara bakabata mwari muzi n'ibindi n'abantu ho tuvuye kumbehe burundu rero mu byukuri ntabwo mvuga ngo u Rwanda rwagenda ruvuganira Burundi kuko nta gihugu kivugira ikindi ntabwo mvuga ngo Amerika ariko Amerika na Qatar babireba niyo Kongo bakavuga batari kuduturanye n'ibihugu 8 cyangwa 9 Amerika twicarane na byinshi bishoboka ntabyo niba ari ubwo bucuruzi bw'iterambere dukeneye n'uwo turi azabona iterambere nk'umuturage wacu ubwo Kongo yabivuga n'uwa za Sud Kivu kure haturanye n'ubundi bazabona iryo terambere ryacu kuko akarere kamwe gasigara gateye imbere wenda gaturanye n'u Rwanda ntabwo tubona yuko bizaba bihagije gusa kereka niba bateganya kuvanga ine episode ya mbere episode itatu tuzajya mu bya Ituri ibyo byaba ari biki ubu tuzajya kubana na CRP igidoha Emili wa Kataroza tubona CRP kugira ngo ganire na leta kuki batakorera ibintu cyarimwe muri Sun City barebaga ikibazo hamwe even no muri cadre politique ya opposition yagiye Sun City kugira ngo president ibibazo byayo niyo mpamvu Varuberwa bari vice president baraba LCD baza idingoma n'abandi bose na bambaye na Bemba bari abasirikare bafite n'imitwe yitwara gisirikare ariko bari bafite muri vice president wo mu mashyaka ya gisivile aba vice president mu bandi bane muri ya M+4 inzego zaratekerejwe none se niba ibihugu biganira nk'u Rwanda na Kongo ibindi bihugu bisabite natwe mudushyiremo ubundi byo mu Ventura byiganira na leta kuki badatekereza ko n'abandi bantu nabo muri opposition na société civile nabo bifuza kujya muri affaire ya Doha niyo mpamvu mvuga ngo rero in global ibivugwa muri Kongo byose ntibikemura ikibazo ahubwo bishobora gutera ishyari risumbye bigateza intambara karundura isumba ni yari hari imbwire mu Ventura ntihabwa ubushobozi nk'uko tubona irimo guharanira uzi ikintu kizavukamo buriya abantu muri turi bazavuga tubone muzi n'ibindi kugira ngo tubone iterambere tubone na diro dushinga imitwe ikomeye naka tuzumvikane bazaze kudushaka ntabwo ubibona wowe yego babikora bakavuga bati nubundi iyo umuntu afite irihunda akarwana agahanga amareta isiramwumva ubwo se niba hari umutwe umwe ntazaba imitwe 10 gusa hari uwambwira ati wabwiwe n'iki yuko bikeneye ko Kongo ituriye igatekana ntabwo yaba nsinze ntacyo namusubiza uyu mugabo rero w'u Burundi yanditsemo ijambo ariko bamwe ntibabibonye kimwe nawe aho ndibuze kuza kubigarukaho hari amagambo yavuze ariko masha abandi baravuga bati iki ngiki ni kigaragaza ko byeruye urumva ko rwose noneho u Burundi buri muri iyi ntambara ati niba banashaka yuko amugani banabashyira kuki muri ibi biganiro
ati ni ikigaragaza ko Ndayishimiye atazakurayo abasodabi. Aho rero yasabye minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana ego yagaragaje ko amasezerano agamije amahoro muri Kongo adakwiye kwirengagiza igihugu cye. Aho Edouard Bizimana yavuze ko Kongo Kinshasa ihanganye n'ibibazo bikomeye bigira ingaruka zitaziguye ku gihugu cy'u Burundi. Urumva? Umunyamakuru amubajije ku bijyanye n'amasezerano aherutse gusinywa hagati y'u Rwanda na Kongo i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntabwo abakuru b'ibihugu barayasinya. Amubaza kugira icyo ayavugaho no kuba ku kibuga nta kigaragara ayo masezerano yahinduye. Minisitiri Edouard Bizimana yavuze ko atekereza ko hari ibikorwa bitaragerwaho. Ati ndizera ko n'abaturanyi bacu nzumva babivuga. Hari ibintu bitigeze biganirwaho kandi ntekereza ko Uburundi n'abandi bafatanyabikorwa dushaka kuziba icyo cyuho cyagaragaye. Yavuze ko ku kibuga nta kigeze gihinduka kandi ngo bari gushaka kugira icyo bakora kigaragara. Ati amasezerano yasinyiwe Washington ibyo ntibyigeze bitureba, ariko ntekereza ko amasezerano yagira icyo ageraho kirambye akwiye gushyirwamo Uburundi n'abandi bafatanyabikorwa bari ku murongo w'imbere kandi bagirwaho ingaruka ako kanya. Ati Edouard bamajeti Burundi bugana n'u Rwanda. Edouard Bizimana minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi avuga ko imiryango yose itafunzwe. Ati hari ukuvugana kuba hariko tubigendanamo ubwitonzi. Twasanze hari icyizere gike ku rundi ruhande kandi tugerageza kubikoraho. Urumva? Aho bavuga ko Uburundi bwe bwitabiriye ino nama y'ibihugu by'akarere yabereye Kinshasa mu cyumweru igishize. Muri iki kiganiro Bizimana yagiranye yatanze kuri iyi tariki ya 14 yavuze ko kuba amasezerano yasinywe i Washington n'ibiganiro bibera i Doha hagati ya FCM23 na leta ya Kongo bitabuza ibihugu by'akarere nabyo kugira icyo bikora kugira ngo amahoro aboneke mu karere no muri Kongo. Yego kandi Bizimana avuga ko Burundi bumaze kwakira impunzi z'abanyekongo zigera mu bihumbi 100 ndetse ziniyongera. Yego aho basoza bavuga ati Burundi bufite ingabo muri Kongo zagiyeho ku busabe bwa Perezida Felix Tshisekedi kugira ngo zifatanye n'iza Kongo guhangana na FCM23. Yego aho bagaragaza ko abaturage bo mu Minembwe bamaze iminsi bigaragambya bagaragaza ko izo ngabo z'u Burundi zabafungiye inzira zo guhaha ku buryo zizabicisha inzara. Yego ibintu bidasabwa. Nikada hari ibintu bidasabwa rwose abantu bajye banabimenya. Ntabwo usaba ngo umuntu mbere ku meza. Urabiharanira. Ugasanga by default watumiwe. Ibyo abarundi basaba ndabyumva. Ariko ntibisabwa. Urumva? Abarundi bagerageje kwipositiona muri position de force yatuma umwe wese utekereza ikintu muri Grand Lac abakenera byarabananiye bahomye bihomoka. Niho bahisemo nabi bahitamo gufata uruhande kuri Tshisekedi no ku ntera hamwe na FDN n'iki byose credibility yabigenda banuka cyane kurusha yagomba kuzamuka. Sandri nushaka kugira ngo niyamamaze no matora giuzi yamamaza ushaka kubona umudepite n'icyo byose uzagwiza imbaraga z'ifaranga. Urumva? Ugwize n'izindi imbaraga uzabukeneye ntazi ngo nizihe. Ku bihugu rero ku bihugu ugira igisirikare gikomeye gifite izina rikomeye ukagira ekonomi ibayabaye n'ukuntu nyine wayishyigikira. N'ubundi buseriye bwinshi na politiki yawe ukuntu ihagaze n'iki n'iki buri kimwe cyose ntekereza ko kano karere karimo ikintu kimeze nka syndrome de frère aho igihugu gishaka kwipima ku kindi. Abarundi ntekereza ko bagiye badeployinga mu mahanga basa nabipima ku bindi bihugu nashaka kuvuga amazina ngo naza guteza saga. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe, urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye, igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe.
Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 0780 44 3 8 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.